Yo, ndagusuhuje. Iyi niyo modoka ya mbere uruganda rwa Lamborghini rwasohoye yo mu bwoko bwa sport cars. Rwayisohoye mu mwaka w'1964, ariko abantu benshi bayirankinga nkaho ariyo modoka nziza ya mbere yaba yarabayeho. Yitwa Lamborghini 350 GT cyangwa Lamborghini 350 GT. Iyi modoka Ferruccio Lamborghini yayikoze nyuma yaho yaraguze imodoka ya Ferrari ntiyayishimira bitewe na ambrillage yayo cyangwa clutch yayo. Iyo Ferrari yahinduraga vitesse bigoranye, ahitamo gukora indi modoka irenze Ferrari, kandi Ferrari yaranasakuzaga ariko Lamborghini ntiyasakuzaga. Hari story iri behind kugira ngo Ferruccio Lamborghini atangire gukora ama sport cars. Iyo nayo nzayikunyuriramo ukuntu byagenze, kuko we yari asanzwe akora amamodoka akoreshwa mu buhinzi. Nyuma bitewe na Enzo Ferrari, the owner wa Ferrari, amusubije ku bijyanye n'imodoka ye, ntibyagenda neza, bituma Lamborghini ahitamo no gukora ama sport cars. Keep waiting, I will tell you everything about it.